Imana ivugana nanjye irambwira ngo misiyo irarangiye. Imana ivugana nanjye irambwira ngo misiyo irarangiye. Ntangira guhura n'intambara zidasanzwe, ndavuga ngo ngiye gutoroka umujyi wa Kigali. Abo bantu nibubaha isezerano ryanjye, nzahagarara hagati muri bo, nzagendera hagati muri bo, nzavugira hagati muri bo, nzivugira hagati muri bo, nzatanga intsinzi hagati muri bo, nzabaneshereza, nzazana impinduka. Aba bantu nibakorera mu isezerano ryanjye. Imana ishimwe, haleluya. Hereza Data icyubahiro, haleluya. Aba bantu nibagendera mu isezerano ryanjye, nanjye nzaba hagati muri bo. Rero bano bagabo barakubitika. Isanduku y'amasezerano nayo yagenda igeze mu Bafilisitiya nayo irabaremerera, ibabuza amahoro n'umutekano. Abagabo badukwaho no kurwanira ibyibo, barwanira ishute birabazonga. Intara zose 5 zigize Abafilisitiya zose zirwanira ibyibo, bavuza induru. Yusomye igice cya 6, bavuza induru barataka ngo bahamagara abatambyi, bahamagara n'abapfumu, barabateranya bose bashyira ngaho, baravuga ngo iyi Mana ya Isiraheli twageze twegira duti kwigiye kutwicika turangiza. Abapfumu n'abatambyi barababwira ngo mwihane. Haleluya. Musabe imbabazi Imana ya Isiraheli. Nimumara gusaba imbabazi Imana ya Isiraheli, muyicire bugufi. Nimumara kuyicira bugufi, muyisubizeyo. Nimutayisubizeyo murapfa. Icyo cyari kimwe cya kabiri. Barabwira ngo kandi ntigende yonyine, muyiherekezanyije n'amaturo y'impongano yuko mwacumuye ku Mana ya Isiraheli, muyiherekezanyije n'amaturo y'impongano. Barabaza ngo noneho turatanga amaturo ameze gute? Aravuga ngo mugende mufate zahabu nziza zatoranijwe, muzicure n'ibibyimba bingana n'ibyabariye. Uzumuntu kuba yari umutware, warangiza ukavuga ngo tugiye gucura imbeba y'Imana ya Isiraheli, ugiye gusa n'imbeba. Bafata ka gasanduku karimo ibibyimba bya zahabu, bafata na za mbeba zigereranywa n'abatware b'Abafilisitiya, nazo bazishyira muri ya sanduku, maze baravuga ngo iyi sanduku ninyura mu nzira twayinyujijemo, tutayoboye zino turamenya ko ari Imana. Bigenda gutyo. Impundu bamaze kwivugiriza Imana impundu, baraza bafata zana bazitambiraho igitambo ku gitare. Bamaze gutambira igitambo ku gitare, bashyira isanduku y'Imana aho. Bariko abantu ntibabwira Samweli yuko isanduku yaje. Ngo abagabo 50 baraza bapfundura isanduku ngo baruhuke barebe ikintu, bayirungutsemo barapfa. Bafashe isanduku barayihererana, barangije bashaka kurungurukamo batabikwiriye. Agize amakuba, amaganya yatajyana kira, Hallelujah.
2024. Umwaka mwiza, umwaka ukomeye, ariko n'umwaka wo kwegera Imana. Yesu ashimwe cyane. Nimugoroba nifuza umunsi ko tuganira ku kintu cyitwa kwegera Imana. Ibindi byose dushyizeho amaso, tubivaneho amaso, twishire mu mwanya wo kwegera Imana. Yesu ashimwe cyane. Amazina yanjye nitwa Ntabana Innocent. Ni umugabo ushima Yesu. Nabwiye ko pastor ari izina ry'akazi. Haleluya. Uriya mu gitabo cy'ubugingo handitsemo Ntabana Innocent. Bivuga ngo pastor ni izina ry'inshingano. Kandi ni inshingano nziza tugomba gukora kandi tukazazihemberwa n'Umwami Imana. Yesu ashimwe cyane. Nari ndimo gutekereza nsanga maze muri pastor imyaka 16. Ntekereza ibintu byinshi. Haleluya. 16 umva ntekereje ibintu byinshi. Yesu ashimwe cyane. Ndimo kubara, ndimo gutekereza umafasha umwanya munini. Sanga maranye na Yesu imyaka 29. Horanye na Yesu pasiteri imyaka 17. Noneho mfata umwanya wo gutekereza. Yesu ashimwe cyane. Nishyuza ubuzima bwanjye bwose mu ntambara zose nanyuzemo. Sanga ahantu yagiye agera, ukagera ahantu hasa no ku mpera y'ubuzima. Wagera ahantu hasa no ku mpera y'ubuzima, wumva nta yindi nzira isigaye, wumva nta n'undi murongo usigaye, ukabona ihumure ry'Imana rikakubwira ngo ngiye gukomeza. Yesu ashimwe cyane. Ukongera ukumubona ihumure ry'Imana, ukongera ukumva Imana irakubwiye ngo ngaho ukomeza. Hari igihe nigeze kumara umwaka ndimo kurira. Mbwira Imana ngo ntabwo nzakuvaho. Ariko ujye uhora umpemukira ukanyohereza ahantu hakomeye. Kuki igihe cyose ngiye gutangira kwishima ujye unyohereza ahantu hakomeye, mfata igihe cyo kurira. Haleluya. Nari mvuye mu rusengero rwa Foswe y'Abambemba. Koranye n'imyaka 7. Bamaze kunsengera ku burevera. Bahaye certificate inyemerera gutangiza amatorero ku isi yose. Imana ivugana nanjye irambwira ngo misiyo irarangiye. Imana ivugana nanjye irambwira ngo misiyo irarangiye. Ntangira guhura n'intambara zidasanzwe. Ndavuga ngo ngiye gutoroka umujyi wa Kigali. Yesu ashimwe cyane. Ndashaka uyu munsi kuri uno mugoroba kukuganiriza ku kintu cyitwa kwikomeza ku Mana. Amaso yawe akareba Imana, ugatandukana no kureba abantu, ntabwo no kureba ibintu. Yesu ashimwe cyane. Sinzi impamvu itumye ntangira nk'ubuhamya, ariko ndashaka uyu mugoroba tuganire ku kintu cyitwa kwegera Imana. Imana ishimwe. Nshaka gutoroka Imana, ngiye kubirwamagana, njya gushaka isara ahantu hitwa Imurehe, hafi y'Ikarenge. Ndashaka gutoroka Kigali nazanyemo n'Imana. Naje kureba bene wacu. Naje ntabwo nje ku kazi. Yesu yanungiyemo imyaka yose. None rero ibintu byose bigeze ku musozo, ngiye gutoroka Yesu. Ntabwo ngiye gutoroka Kigali, ngiye kuba mu cyaro. Kandi Yesu yaramvanye mu cyaro. Yesu ndamukunda nshuti yanjye. Haleluya. Amen. Iyo bigeze ku musozo, Yesu araza akabana natwe. Iganiriza mugenzi we mubwire umuhanurire umwaka wa 2024. Mubwire ko iyo twabonye byageze ku musozo, Yesu yiruka kongera kuza ku isana. Yesu ashimwe cyane. Ndagenda sale ndayishaka, ndanayibona. Mbona umuntu w'umukoroneri w'inshuti yanjye ari narabwirije umugore w'ubutumwa naramubatiza. Arambwira ngo ngiye kugufasha, kandi pasa n'umanye kugufasha. Umunsi nabitekereje, Mwuka Wera arambwira ngo Kibumbogo. Azamuka Kibumbogo, ngera hariya kuri ADPR y'Ikarama hejuru. Ariko mu bantu basa n'abagira ibisazi ushobora kubamba kumfite ibisazi. Mba muzima, ubwenge bwarapayutse, ndimo kujyayo. Ndakata
kandi n'Imana yavugane nanjye numvise ijwi ry'Imana, ariko kubera environment ituzengurutse bituma nshobora kumva ko nasaze, nshobora kumva ko ikarengiye ariho nshobora kuzabonera ubuzima bworoshye. ndagenda njya munsi y'urwo rusengero umuntu urusuzi hari ndasenga, maze gusenga ndataha ndavuga ngo nzagira uruheto. ndagaruka ku munsi nashakaga kujya kwishyuraho yasa, Imana irambwira ngo Kibumbogo. ndongera mfata inzira njya ahantu ntafite umuntu n'umwe uzi, nanjye ntafite uwo nzi, ariko nari nziranye na Yesu. Haleluya. Yes, haleluya. Yes, haleluya. Yesu arakuzi kurenza uko bene wanyu wakuzi. Yesu waguhamagaye ntabwo yigeze kwibeshaho. Abantu dushobora kukwibeshaho, bene wanyu bashobora kukwibeshaho, inshuti zawe zishobora kukwibeshaho, ariko Yesu waguhamagaye. Haleluya. Ntabwo yaguhamagaye yakwibesheho. Azi ubuzima bw'intege zawe, azi inkomoko yawe, azi ibikurwanya byose, azi ibigutegereje mu rugendo, ariko n'umugabo w'intwari. Niko umugoroba tuganiriye. Imana ishimwe. naje hano nzi ngiye kubabwiriza buke n'intuje bikaziramuza cyane, ariko ndavuga gake munsi ubwo ndashaka ko tuganira ibintu bitari n'urugo. Imana ishimwe. Haleluya. Subirayo amafaranga mu mufuka, ndavuga ngo uyu munsi sintega, ngiye kuva mu izindiro n'amaguru, ngiye ndengera i Bumbogo, kandi ntabwo nari mpazi, nagendaga inzira imwe n'umuhanda, ntabwo nari mpazi, kandi ubwo sinari mpazi ariho ntuyaya kwa nari nzira, ariko ntazi ko mbe Bumbogo nzi ngo bavukiye. Ayiwe, umunsi wa mbere nahagiye banzanira umusazi. abantu baramaza ngo bitwe gusengera umusazi, ndavuga ngo yego mbyina umusazi kubanza kumuzana. Umusazi baza baramufashe bamugejeje ku muryango, ndavuga ngo murekure. baravuga ngo aribuka mumwenga ngo murekure umusazi, murekure. yarasaze musineze ko yasaze murekure. baramurekure baramubwira ngo genda wicare kuri iriya ntebe, urayihaguruka ngo guhaye uburenganzira. bategereza umusaza arambita, umusaza aragenda yicara ku ntebe, yajya no kujya kwihagarika akansaba uburenganzira. Imana aza gukira, akize ndamubaza ngo ariko ikintu cyatumye utirukana, ngo nabonaga waka umuriro umwumva n'inyeganyeza n'ibishyi. numvaga nindamuka ninyeganyeje n'ibishyi. ndakora. umunsi umwe nabuze amafaranga yo kwishyura inzu n'abagabo, ngo gutekereza ibintu bikomeye, ariko Yesu ubundi kuki uzonga? uzonga habaye iki? uwaje kunjugunya umbanye ahantu nahembwaga, nakoraga ivugabutumwa, nigeze kuri ivugabutumwa kuri radiyo mu Kinyakiri, none uje kunjugunya ngo kubera iki? ndababara ndavuga ngo ibintu byose birimo kumbaho birakureba. umva ndababara, kandi ukubwira usizakuva umbabaza, unkubita, ushura inzara, unaniza, ntabwo nzakuvaho, nta handi mfite najya, ariko nzaguma kuri wowe, ariko kugumye umbabaza. ibyo rero nawe ndimo gutekereza, ndimo kugombora isi yafunze feri. nakoranaga n'umuryango witwa International Reconciliation, kuko rivuga ubutumwa ry'amagereza mu Rwanda. barampamagara, bamaze kumpamagara barambwira ngo saa 7 uba ugeze kuri Meridie dufitanye inama. saa 9 n'igice zigeze nsoza amateraniro ndataha, ngera mu rugo mbwira madamu tujya kuri Meridie, baranyakira. bamaze kunyakira ndarya, nari nafite n'inzara. ndangije bazana ibitabo byo gusinya,
ndimo gusinyira kuba visi perezida w'umuryango mu Rwanda. Si igitabo cya mbere nigeze nsoma, sinya n'icya kabiri cya stoti. Ndimo gusinya igitabo cya gatatu, ni ngombwa ko ndimo gusinya ibitabo bine. Ndimo gusinya igitabo cya gatatu, sanga ndimo gusinyira kuba visi perezida w'umuryango mu Rwanda. Yesu igitangaza, maze gusinya abantu 150 bampa certificate y'ishimwe, barambwira mu myaka ine tumaze dukora, twaricaye muri Amerika tubona twarakoranye nawe neza, kandi kuri kuba visi perezida w'umuryango mu Rwanda. Uti mashuri angahe, wo kwande, meze gute? Ariko Yesu waguhamagaye kugendana nawe. Imana ishimwe, haleluya. Yesu waguhamagaye yiteguye kugendana nawe, kandi yiteguye gushyigikira icyo yaguhamagariye. Yesu yiteguye gushyigikira icyo yaguhamagariye. Ndetse nta bindi twishimiye ubabwire, Yesu ni inshuti yacu. Tugiye kuganira ijambo ry'Imana. Imana ishimwe. Tugiye kuganira ijambo riri mu gitabo cya Samweli, igitabo cya mbere cya Samweli igice cya 7, umurongo wa 2 kugeza ku murongo wa 14. Igitabo cya mbere cya Samweli igice cya 7 umurongo waho wa 2 kugeza ku murongo wa 14. Kandi umuntu uzi gusoma Ikinyarwanda neza adusomere. Yesu ashimwe cyane. Abonye baneze kamera mu ntirukanka cyane, byaza kwirukanka n'ibishoboka. Imana ishimwe. Haleluya. Yesu ahimbazwe. Haleluya. Umuntu uzi gusoma Ikinyarwanda neza nadusomere. Haleluya. Samweli, igitabo cya mbere cya Samweli ibice 7 guhera ku murongo wa 2 handitse ngo aho isanduku igereye Ikiriyati-Yearimu hashize igihe kirekire cy'imyaka 20, ab'inzu ya Isirayeli yose bashaka Uwiteka barira. Maze Samweli abwira inzu ya Isirayeli yose ati, niba mugarukira Uwiteka n'imitima yanyu yose, nimwikuremo imanza z'abanyamahanga, nimwikuremo imana z'abanyamahanga na Ashitaroti, mutunganirize Uwiteka imitima yanyu, abe ari we mukorera Musa, nawe azabakiza amaboko y'Abafilisitiya. Nuko Abisirayeli baherako bakuraho ba Bali na Ashitaroti, bakorera Uwiteka Musa. Bukeye Samweli aravuga ati, nimuteranye Abisirayeli baze i Misipa, nanjye nzabasabira ku Uwiteka. Nuko bateranira i Misipa, bavoma amazi bayabyarira imbere y'Uwiteka. Uwo munsi biriza ubusa, baravuga bati, twacumuye ku Uwiteka. Maze Samweli acirira Abisirayeli imanza i Misipa. Abafilisitiya bumvise ko Abisirayeli bateraniye i Misipa, abatware babo baherako batera Abisirayeli. Abisirayeli babyumvise bashya ubwoba kubw'Abafilisitiya. Abisirayeli babwira Samweli bati, ntuhweme kudutakambira Uwiteka Imana yacu. Ntuhweme kudutakambirira Uwiteka Imana yacu, kugira ngo idukize amaboko y'Abafilisitiya. Nuko Samweli yenda umwana w'intama ku cyoma, awutambirira Uwiteka ko igitambo cyoswa kitagabanyije. Maze Samweli atakambirira Abisirayeli ku Uwiteka, Uwiteka aramwumvira. Samweli agitamba igitambo cyoswa, Abafilisitiya bigira hafi kurwanya Abisirayeli. Uwo munsi Uwiteka ahindira Abafilisitiya guhinda gukomeye, arabatatanya, banesherezwa imbere y'Abisirayeli. Abagabo b'Abisirayeli baherako baturumbuka i Misipa, bagerekana Abafilisitiya
babica umugenda babageza i Betikari. Maze Samweli yenda ibuye arishinga hagati y'Imisipa n'Isheni, arihimba izina Ebenezeri, ati Uwiteka yaratuzahuye kugeza n'ubu. Nuko Abafilisitiya baratsindwa, ntibongera kurenga urugabano rw'Abisirayeli. Mu gihe cya Samweli cyose ukuboko k'Uwiteka kwibasiraga Abafilisitiya, kandi imidugudu y'Abisirayeli yari yaranyazwe n'Abafilisitiya igarurirwa Abisirayeli, uhereye kuri Ekuroni ukageza i Gati n'urugabano rwayo. Abisirayeli barukura mu butware bw'Abafilisitiya, kandi babana amahoro n'Abamori. Amen. Amen. Yesu ashimwe cyane. Amen. Haleluya. Amen. Yesu ashimwe cyane. Amen. Dushimiye Yesu uduhaye uyu mwanya mwiza, kandi tugiye kuganiramo n'iro jambo rikomeye Imana iduhaye. Tadusome n'Abaroma igice cyaho cya 8 umurongo wa 26. Ibonda wisomera kuko ndashaka ko tuganira uyu munsi kandi dutuje nk'abantu bakuze. Imana ishimwe. Havuze ngo uko niko n'umwuka adufasha mu ntege nke zacu, uko tutazi uko dukwiriye gusenga, ariko umwuka ubwe niwe udusabira aniha iminiho itavugwa, kandi irondora imitima izi by'umwuka atekereza, kuko umwuka asabira bera nk'uko Imana ishaka. Ndashaka ko tuganira kuno mugoroba. Abantu benshi bajya bashobora gutindana n'ibintu bitari Imana, n'abatarifuje kubikora bakikanga bwa bivanze. Imyaka 430 Abisirayeli bamaze muri Egiputa, bahavuye bajyanye ibigirwamana by'Abanyegiputa. Imyaka 70 bamaze muri Babuloni, bahavuye bajyanye ibigirwamana by'Abanyababuloni. Bivuga ngo ikimenyetso cyagaragazaga ko bagize intege nkeya, batangiraga gusenga imana z'abanyamahanga, kandi bakazikubita imbere bakaziramya. Bamara kuziramya, Imana ikava hagati muri bo, barangiza bagakubitika. Ariko haza umuntu w'Imana yakongera yabinjiza mu murongo wo kwihana, bakongera bakihana bakagaruka mu murongo. Ntabwo rero izi byari ibigirwamana bavanye ahantu hatandukanye, kandi bari bishe mu murongo wagutse wo kuramya. Ibi bigirwamana bari barabivanye muri Egiputa. Bivuga ngo igihe cyose iyo bagiraga intege nkeya, hari abongeraga bagasenga imana z'abanyamahanga. Basengaga iki kigirwamana cyitwaga Ashitaroti, cyari ikigirwamana cy'ikigori. Bayitaga ngo ni imana y'urukundo. Iyi mana y'urukundo bavugaga ko ikora imirimo ine. Bavugaga ko ari imana izana uburumbuke, ikazana kumenya, ikazana n'iterambere. Ikindi nzakibabwira agarutse. Bagasenga na Bali nk'imana y'ingabo. Bivuga rero ngo ikimenyetso cyo gutandukana n'Imana kwabo kwabaga ari umwanya bafashe wo kuramya ibigirwamana, bakabishyira imbere yabo. Kandi iyo bashoboraga gushyira ibigirwamana imbere yabo, bakabyubakira igihe kirekire, bavaga mu busabane n'Imana, abanzi babo bakabagiraho imbaraga. Kandi iyo abanzi babo babagiragaho imbaraga, babatwazaga igitugu, babamereraga nabi, bakiraga abanzi babo uko bafashe umwanya wo kwihana no kongera kuzamura ibiganza byabo imbere y'Umwami Imana bakayigarukira. Rero muri kino gihe cya Samweli yakoze asimbura Eli. Ubuzima Samweli yari arimo gukoreramo, Samweli yatangiye gukora isanduku y'Imana yaranyazwe. Iyi sanduku y'Imana yabagamo ibintu bitatu. Byari ibintu bisanzwe urebye n'amaso asanzwe, ariko kubera ko byari byiswe isezerano ry'Imana,
imbere y'amahanga n'ibyari bisanzwe, kandi icyubahiro cy'Imana cyagombaga kuba muri iyo sanduku. Ntabwo ari Imana yari yifashe ngo iryame mu isanduku, ahubwo Imana yari ishyize amasezerano yayo muri iyo sanduku, ivuga ngo bano bantu nibaramuka bubashye isezerano ryanjye, nzahagarara hagati muri bo. Imana ishimwe, haleluya. Abo bantu nibubaha isezerano ryanjye, nzahagarara hagati muri bo, nzagendera hagati muri bo, nzavugira hagati muri bo, nzivugira hagati muri bo, nzatanga intsinzi hagati muri bo, nzabaneshereza, nzazana impinduka. Aba bantu nibakorera mu isezerano ryanjye. Imana ishimwe, haleluya. Hereza data icyubahiro, haleluya. Aba bantu nibagendera mu isezerano ryanjye, nanjye nzaba hagati muri bo. Rero muri kamere muntu, kuva kuri Adamu kugeza n'uyu munsi wa none, habamo icyuho. Iyo tudafashe umwanya wo kwegerana n'Imana, dutangira kubona ubujyanama bubi butwereka ko hari ibintu bikwiriye kudufasha. Ntabwo abantu bajya gukorera shitani kubera ko bakunze shitani. Abantu bajya gukorera shitani kubera ko Imana yaduhamagariye kuramya. Buri gihe icyo ari cyo cyose iyo tutarimo kuramya Imana, hari ibindi biduhamagara ngo tubiramye. Bibaza ngo shitani ni cya kigabo cy'igikara bajya batwereka gifite amahembe, umuntu wagikurikira yaba ari umusazi. Bivuga ngo shitani yinjira mu ishusho ya environment y'igice cy'ibyo ukunda. Ntabwo aza nk'umukara yambaye imyambaro y'umukara asa n'Abanyafurika, afite amahembe, afite umurizo ameze nk'inzoka. Barakubeshe. Shitani azira mu byo ukunda, ibyo ushyize imbere yawe uramya nibyo shitani ajya aziramo, kandi yamara kubiziramo bigatera umutima wawe kwigura Imana. N'icyo ukunda kibaza imbere yawe, icyo nicyo shitani ashobora kuziramo. Rero bano bagabo barakubitika. Isanduku y'amasezerano nayo iragenda igeze mu Bafilisitiya, nayo irabaremerera, ibabuza amahoro n'umutekano. Abagabo badukwaho no kurwara ibibyimba, barwara ibishute birabazonga. Intara zose 5 zigize Abafilisitiya zose zirwara ibibyimba, bavuza induru. Iyo usomye igice cya 6, bavuza induru, barataka ngo bahamagara abatambyi, bahamagara n'abapfumu, barabateranya bose bashyira aho ngaho. Baravuga ngo iyi Mana ya Isiraheli twanyeze turegira duti kwigiye kutwicika turangiza. Abapfumu n'abatambyi barababwira ngo mwihane. Haleluya. Musabe imbabazi Imana ya Isiraheli. Nimumara gusaba imbabazi Imana ya Isiraheli, muyicire bugufi. Nimumara kuyicira bugufi, muyisubizeyo. Nimutayisubizeyo murapfa. Icyo cyari kimwe cya kabiri. Barabwira ngo kandi ntigende yonyine, muyiherekezanyije n'amaturo y'impongano y'uko mwacumuye ku Mana ya Isiraheli. Muyiherekezanyije n'amaturo y'impongano. Barababaza ngo noneho turatanga amaturo ameze gute? Aravuga ngo mugende mufate zahabu nziza zatoranijwe, muzicure n'ibibyimba bingana n'ibyabariye. Nimurangiza mubishyire mu isanduku yindi. Nimurangiza mucure imbeba 5, muzicure muri zahabu zingana n'abatware b'Abafilisitiya. Mugaragara imbere y'Imana ya Isiraheli yuko abatware b'Abafilisitiya umeze nk'imbeba. Haleluya. Bano bantu barabakoze mu bamerera nabi. Uzi umuntu kuba yari umutware, warangiza ukavuga ngo tugiye gucura imbeba imbere y'Imana ya Isiraheli, ugiye gusa n'imbeba. Ariko Imana irahambaye, mureke tugeretse. Haleluya.
reka duhereze Imana icyubahiro. Haleluya. Reka duhereze Imana icyubahiro. Haleluya. Akaboko kamwe gatega igare kakanasaba lifuti. Umuntu wese ufite amaboko abiri yazamurire data. Haleluya. Abatware b'Abafilisitiya bigereranya n'imbeba kandi bumvaga ari ibihangange. Barangije bafata inka ebyiri bazamura inyana zazo. Barangije bafata igare rishya bahambiraho ya sanduku. Bafata za nka bazihambiraho bya gare. Bafata n'aka gasanduku karimo ibibyimba bya zahabu. Bafata na za mbeba zigereranywa n'abatware b'Abafilisitiya nazo bazishyira muri ya sanduku. Maze baravuga ngo iyi sanduku ninyura mu nzira twayinyujijemo tutayoboye sino turamenya ko ari Imana. Bigenda gutyo. Yesu ashimwe cyane. Bimaze kugenda gutyo, abantu bari barimo guhinga basarura ingano bajya kubona ubu isanduku y'Imana iraje. Bavugiriza Imana impundu. Bamaze kuvugiriza Imana impundu, baraza bafata za nka bazitambiraho igitambo ku gitare. Bamaze gutambira igitambo ku gitare bashyira isanduku y'Imana aho. Bariko abantu ntibabwira Samweli yuko isanduku yaje. Bayigumisha ku gitare batangira igitambo ngo abagabo 50 baraza bapfundura isanduku ngo barunguruke barebe ikintu. Bayirungurutsemo barapfa. Bamaze gupfa ngo baravuga ngo ariko Imana yera yaba hagati muri twe. Biragenda gute? Bahita bahamagara undi mudugudu. Barabwira ngo isanduku y'Abafilisitiya barayigaruriye muze mwitware. Haleluya. Baravuga ngo isanduku Abafilisitiya barayigaruye nimuze muyitware. Abo bandi bo muri uwo mudugudu baje kuyitwara barayijyana bayishyiraho yakenewe. Bahageze bimika umutambyi wo mu muryango wa Lewi. Barangije baravuga ngo wowe uzagirira ino sanduku. Kandi barangije batuma kuri Samweli baramubwira ngo isanduku y'Imana yahageze. Abandi cyatumye bapfa bafashe isanduku barayihererana. Barangije bashaka kurungurukamo batabikwiye. Barunguruka mu isanduku y'amasezerano y'Imana batabikwiriye barapfa. Ariko abandi bahise bimika umutambyi. Barangije bamaze kwimika umutambyi bamushyira aho ngaho. Barangije bahamagara Samweli baramubwira ngo isanduku y'Imana yaje. Abafilisitiya barayirekuye. Samweli araza ahageze arababwira ngo icyajyanye isanduku ni iki ngiki. Isanduku yajyanywe n'ibyaha byari byarakozwe. Ikozwe na bene wanyu. None nimufane ibigirwamana byose hagati muri mwe. Nimumara kurwanya ibigirwamana byose hagati muri mwe, muramye Uwiteka Imana yonyine gusa. Haleluya. Muramye Uwiteka Imana yonyine gusa. Ngo abantu ngo barangije ngo bacisha bugufi imbere y'Uwiteka Imana. Bafata Shitaroti bayivana hagati muri bo. Bafata Bali bayivana hagati muri bo. Ngo bashaka Uwiteka Imana barira. Haleluya. Bapfukamira Imana batangira kuyishaka barira. Barambara imbere y'Imana bayishaka barira. Imitima yabo iciye Imana bugufi bayishaka barira. Bararira barambara. Baravuga ngo Mana twagucunyeho. Twinjiza Shitaroti hagati muri twebwe. Twinjije Bali hagati muri twebwe. Ariko tuciye kukuramya wewe wenyine. Ibi byose tubabitaye. Imana irurukiza hagati muri bo. Dawidi yararimbye aravuga ngo yashyize indirimbo nshya mu kanwa kanjye. Niryo shimwe ry'Imana yacu. Impamvu dukopera indirimbo z'abandi, impamvu duhora
turimo kuramya nubwo tutakibyambara ku ngutiya ngo ibindi tubijyane mu makoti twarabinodeye ku makariso yacu ariko hari ibindi biri imbere yacu ntabwo Imana ari iya mbere ariko niducira Uwiteka Imana bugufi isi irakira kandi biturutse kuri twebwe bashaka Imana barihana imbere y'Uwiteka Imana bashaka Imana bararambika hasi byabyo bitaka Imana bashaka Imana barambika hasi byababuzaga kwegera Imana imitima yacu icira bugufi Imana Samweli araza araberekera arababwira ngo nimwihane imbere y'Uwiteka Imana bafata amazi bayavoma mu mugezi bayajyana imbere y'Uwiteka Imana hariya urwango rwari rukomeye hagati y'umuryango wa Benjamini n'indi miryango yose kubera umugore bari barasambanije arapfa barangije banga gutanga abagabo bakoze ibyo ngo bihane barangije bacana umubano ariko Samweli ajya mu gice cyakoreyemo ibyaha aravuga ngo tugiye guca inzigo kugira ngo Uwiteka Imana akorere hagati muri twebwe tugiye guca inzigo tugiye kuvanaho urwango tugiye gusenya ibigirwamana kugira ngo Uwiteka Imana akorere hagati muri twebwe barangije barabisenya bafata umwanya wo kubisenya bamaze gufata umwanya wo kubisenya begera Imana bamaze kwegera Imana Abafilisitiya barabimenya baravuga ngo ubwo bwoko bwihanye bukaba burimo kwegera Imana ntabwo amaboko yacu azongera kubatsinda ntabwo tuzongera kubashobora mureke tubafatirane batari bihana tubice mureke tubafatirane tubatatanye mureke tubafatirane tubashugunye kure Imana yabo nibongera bakayiramya bakarambika ibigirwamana hasi ntabwo tuzongera kubatsinda Imana yabo nibongera kuyipfukamira ikongera ikaba iya mbere ntabwo tuzongera kubatsinda Imana yabo niyongera gufata umwanya ntabwo tuzongera kubatsinda mureke tubice batari biyunga n'Imana Haleluya mwanditsi wanditse igitabo cy'Abaroma Pawulo yavuze ijambo rikomeye aravuga ngo uko Imana iri mu ruhande rwacu umubisha wacu ninde uzarenganya intore zayo ninde wazi ko Imana iri mu ruhande rwacu umubisha wacu ninde ubwo itimanya umwana wayo ikamutanga ku bwacu izabite kumuduhana n'ibindi byose twifuza kuko Imana iri mu ruhande rwacu Yesu ashimwe cyane oh haleluya Yesu haleluya bamara imyaka 20 Ufilisitiya atariyongera kwegura umutwe atariyongera gutekereza no gutera kubera iki bunze ubusabane bwabo n'Imana ntabwo ikurinze kubera ko ukomoka kwa runaka Imana irinze ijambo ry'icyo yaguhamagariye ujya ukaguhagorana ujya ugira intege nke abantu bakakubona ko wanapfuye byarangiye ukagarurwa n'icyo Imana yakuvuzeho icyo Imana yakuvuzeho ntabwo byayitunguye ntabwo Imana igira amarangamutima twebwe tugira amarangamutima nabona ubyina cyane nabwo ushaka yabana ifite ntabwo inakwe ariko ntabwo Imana igira amarangamutima Imana yatanze Yesu ari umwana wayo umwe w'ikinege ikamwirengagiza akamwirengagiza akavuga ngo data n'iki gitumye ndeka akamwirengagiza
ayiwe Yesu agahita afata ibyaha byacu akabyikorera, umunuko wacu akawubamarwa ku musaraba, data akamutera umugongo akavuga ngo umusharire rwose inose yari akwiye kwakira nibukunyuremo. Nimba Imana yaratanze Yesu umwana wayo w'ikirenge bifite n'amagare ya Farawo, Imana yavanye n'inziga. Ibyo wabonaga biguteye ubwoba, umujyanama wawe ahari ntabwo wapfuye, ari kumwe nawe. Reka amasengesho y'abapfapfa, va mu magambo y'abapfapfa, va muri kamere y'abega n'abashingwe n'abanyiginya n'abenegitore n'abacyaba n'abungura, yo n'ubushizi bw'isoni bw'abantu bw'abasinga uburambike hasi, uvuge ngo data yamvanye mu bwoko bw'iwacu agira umwana w'Imana. Kandi kano kanya ni umuraba w'amasezerano kubwa Yesu Kristo. Zamura ibiganza byawe imbere y'Umwami Imana. Haleluya. Ndagira ngo ucecekere imbere y'Umwami Imana, ndakuhumiriza ku maso yawe umwanya muto utari munini. Ndagira ngo utekereze inzira zose wanyuzemo z'ibiziko. Ndagira ngo utekereze amahwa wanyuzemo ntakwice. Ndagira ngo utekereze impfu wanyuzemo ntiziguhitane. Ndagira ngo utekereze bariyeri Yesu yabyaseye imbere yawe. Ibi ngibi si byo bikomeye, ibyari bikomeye nibyo watambutse. Haleluya. Zamura ijwi ryawe imbere y'Umwami Imana, tugiye gusengana Imana. Vuga ngo Mwami Yesu, usobanukiwe neza ko ndi uw'agaciro imbere y'amaso hawe. Sobanukiwe neza ko ndi uw'agaciro imbere y'amaso hawe. Ikiguzi watanze ku buzima bwanjye cy'amaraso yawe kiruta byose. Izina ryawe rihimbazwe. Wongereho umutima wanjye kukwizera, wagura imbago zanjye mu kukwizera. Wa mwuka w'ubwoba we, uhereye uyu munsi upfe. Wa mbaraga z'ubwoba we, uhereye uyu munsi upfe. Nongeye kuzuza umwuka wera. Mwami Yesu, umbabarire kutakwizera, kubera ko igitangaza kuri njye. Mu izina rya Yesu, amen. Mana, mu izina rya Yesu tuzamuye Mwami itorero ryawe. Wahamagaye abagabo n'abagore, wahamagaye abasore n'inkumi Mwami, wahamagaye abana bato, wahamagaye abashumba, abandi wabahaye impano z'ubuyobozi. Wuzuza umwuka wawe Mwami kugira ngo bagukorere. Turabasengera impano zabo zamuke, amavuta y'Imana yongera babeho. Wagura imbago zawe Mwami Yesu, imbaraga zawe zikora ibidasanzwe, ucibura amarembo y'ijuru, kandi itorero rihabwe umugisha mu izina rya Yesu. Amen.